Yes banyarwandakazi nongeye kubasuhuza nshuti bakunze bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe udahwema gucyana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije, aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza, nawe bitameze neza ukomeza kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, nk'ibisanzwe rero turagarutse muri breaking news cyangwa se muri zandani, cyane cyane kwibanda muri football hano iwacu i Rwanda, haba muri EPR, muri sport n'amakipe agiye akomeye, ndetse no mu batoza bari kugenda bavuga mu ekipe agiye atandukanye. Hose tukagenda turebera byinshi no kugenda bivugwa mu ekipe mukunda muri benshi cyane hano iwacu i Rwanda. Yes, turagatira ku munyamakuru uremereye cyane, umusesenguzi kabuhariwe muri football nyarwanda hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Na wundi ni umunyamakuru ukiri muto cyane, Rugajurigani, uherutse kubona lisansi C ya kafu yo ugutoza. Ubu ngubu Rugajurigani yamaje kuba yerekeza mu ikipe ya Gorilla. Ubu ni umutoza wa gatatu wungirije hariya muri Gorilla FC. Uyu munyamakuru araremereye cyane mu muzi nko mu minsi yashe cyangwa se mu ekipe agiye atandukanye hariya kuri tapi i Nyamirambo. Mwagiye mubona amakipe nka za Brazil, zaba Haruna Niyonzima n'andi makipe agiye atandukanye nk'ikipe yatozaga yitwa Zone FC. Benshi bagiye bamubona hariya kuri stade kuri tapi arimo kugenda toza, umutoza ufite tactique nyinshi cyane, umutoza w'umuhanga cyane, ndetse akaba n'umunyamakuru mu mboni z'abantu bagiye batandukanye cyangwa se z'abantu bakunda football cyangwa se bakurikirana ibintu by'umupira bya hafi. Bagaragaza ko umunyamakuru Rugajurigani, umwana wo mu Gasyatari, yameze neza cyane ku kintu cy'ubutoza, aremereye byatari. Kera kabe dore rero Rugajurigani yagize guca ita joining ikipe ya Gorilla, aza kuba yayisinyira amasezerano angana n'igihe cy'umwaka umwe ari umutoza wa gatatu. Rugajurigani ni umunyamakuru wa RBA. Benshi bakomeje kugenda bagaruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga ko uyu munyamakuru Rugajurigani yaba yasezeye ku gitangazamakuru cy'igihugu cyangwa se atazongera gukora umwuga we w'itangazamakuru bitewe ko yinjiye muri football. Ariko ntago ariko bimeze. Abana nanjye rero muri aya makuru agezweho muri aka kanya uze gusobanukirwa byinshi ku munyamakuru Rugajurigani uje kuba ubasora cyangwa se amafoto aje kuba yasohoka bigaragara ko bari mu myitozo hariya kuri Pare Stadium, aho ikipe ya Gorilla irimo gukorera imyitozo. Mu masaha makeya ashize rero nibwo amafoto akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, umunyamakuru Rugajurigani arimo kumva amabwiriza y'umutoza mukuru, ndetse barimo bagenda baganira tactique z'uburyo bagiye gufata ikipe ya Gorilla bakayishyira muri shampiyona imeze neza mu mwaka wa 2025 na 2026. Ikipe ya Gorilla imeze neza fresh cyane. Yes, ngusaba kugira uruhare muri amakuru rero, naho ndi ruhare usibye uruhare rwo gukanda kuri buto ya subscribe. Nyamuneka wowe wayikanze kangushimira nawe uterikana nicyo gihe ngo uze kuba wakanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru abiba bigiye bitandukanye, haba imyidagaduro, imikino, ubukungu n'andi makuru menshi cyane. Andi wayasanga usibye kuri Cardinal TV, niyo TV yonyine ikugezaho ibiganiro n'amakuru biba bitandukanye hano iwacu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yes, twirukaga cyane rero turebera byinshi ku munyamakuru Rugajurigani. Rugajurigani ni umunyamakuru cyane uremereye wa RBA, ni umunyamakuru ukora kuri televiziyo Rwanda, ni umunyamakuru ufite ibigo byinshi yamamariza. Benshi bagarukaho cyangwa se ibyegeranyo bigenda bikorwa bivuga ko uyu munyamakuru Rugaju ari mu bamwe mu banyamakuru ba siporo mu Rwanda binjiza akayabo k'amafaranga cyangwa se binjiza agatubutse k'amafaranga bitewe n'amakampani agenda akorana nayo ndetse n'uburyo agenda akora imirimo ye cyangwa se akazi ke ka buri munsi. Ibi byo reka tuzabigarukaho cyangwa se ndaza kuzabakora icyegeranyo. Nyamuneka mumenya impamvu Rugaju ari we munyamakuru wa mbere winjiza agafaranga menshi cyangwa se agafaranga kenshi cyane gatubutse hano mu banyamakuru ba siporo. Yes, reka mbare impungenge cyangwa se kamare impungenge abakunze ba Rugaju waje kuba werekeza mu ikipe ya Gorilla. Ndagira ngo mabwire ko ataseze ku gitangazamakuru nka RBA cyangwa se ataseze kuri televiziyo Rwanda. Ndagira ngo mabwire ko umunyamakuru Rugaju ahari cyane gusesengura zandani, azagenda zimanuka umunsi ku munsi. Kuba yafashe cyangwa se kuba yerekeje mu ikipe ya Gorilla ntago ari umutoza uhoraho cyangwa se ntago ari umutoza uremere cyane uzajya uhora ukoresha imyitozo umunsi ku munsi. Habwo Rugaju mwabonye ko ari umutoza wa gatatu wungirije, azajya ajyayo gake gashoboka kugira ngo akurikirane n'indi mirimo isanzwe
arimo akora hano iwacu i Rwanda abagezaho za ndani. Nyabuneka ni uburyo bwo kwimenyereza umwuga we w'ubu coaching cyangwa se ni uburyo bwo kwimenyereza umwuga kugira ngo ataza kuba yasubira inyuma kubera ko atarimo kubyimenyereza. Ngaye guko rero uruganda rugaju benshi bakomeje garuka ku bitangazamakuru abahwihwisa inkuru ivuga ko yaseze kuri RBA. Nago ariyo makuru, nago ariko bimeze, ni ukwimenyereza umwuga biri aho ngaho kuri RBA. Aracahari 5 kwa 5 muramukurikira umunsi ku munsi. Yes guys, reka amashimire mwe mudohema kudukurikira umunsi ku munsi. Nawe tubanye muri aya makuru agezwe muri aka kanya, ndagushime cyane. Nimba warakoze subscribe ni iby'agaciro, nawe niba utarayikanda iki nicyo ngo ukore buto ya subscribe. Nje mwari kumwe nitwe Pacifique, amukomeza kugira byiza aho muri yagiye atandukanye. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo n'amakuru azabagezweho. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.